Muri Yesaya ibice 40 umurongo wa mbere haravuga ati nimuhumurize abantu banjye mubahumurize niko Imana yanyu ivuga. Iri jambo ry'Imana turivuze nyuma y'inkuru nziza izindutse ivugira mu karere ka Gicumbi bitewe n'ibyo abarwayi bo mu bitaro bya Byumba bakorewe. Abantu benshi bongera guhamya ko abantu bagifite umutima mwiza bakiriho. Ese abo barwayi bakorewe iki? Ese bamaze igihe kingana gute barwariye muri ibyo bitaro bya Byumba? Ese ubuyobozi bwo bwaba bwatangaje iki nyuma yo kubona iyo nkuru nziza yasakaye mu karere kabo bitewe n'ibyo abo barwayi bari bamaze igihe kirekire barwariye muri ibyo bitaro bakorewe? Ese ni bande babikoze? Ibyo rero byose n'ibindi tutababwiye nibyo tuje kubabwira muri aya makuru yacu. Niyo mpamvu nkushimira nanagusuhuza wowe wakoze subscribe. Niba nawe utarakora subscribe jya munsi y'inkuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kazana ko ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyo nkuru nziza cyane yazindukiye muri aka karere ka Gicumbi bitewe n'ibyo abo barwayi barwariye mu bitaro bya Byumba bakorewe. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Imbamutima z'abarwayi bo mu bitaro bya Byumba bongeye kumwenyura nyuma yo gukorerwa igikorwa cyiza ubwo basangiraga n'abana b'abapasiteri. Aba bana b'abapasiteri ndetse n'abo barwayi ngo basangiye igikoma n'umugati ubwo babisangiraga mu masaha ya mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 17 Kanama 2024, ubwo abo bana b'abapasiteri bo mu itorero rya Anglikani mu Rwanda bari mu mwiherero w'iminsi 3 bahisemo gusangira n'abarwayi bo mu bitaro bya Byumba bitewe n'uko babonaga ko bateye impuhwe. Nyiramakuba Dorofe urwaje umubyeyi waje kubyara arashimira igikorwa cyakozwe n'aba bana b'abapasiteri kuko usanga abenshi mu bitaro badafite ababitaho. Uyu muturage wari waje kurwaza uyu mubyeyi ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru yagize ati turashimira igikorwa cyiza mwakoze kuza kutugaburira, biratunezeza kuko haba hari benshi badafite ababakurikirana ariko iyo babonye icyo bashyira ku munwa iminsi ikomeza kwisunika. Ati turabashimiye tubikuye ku mutima. Uyu mubyeyi uyu waje kubyara muri bino bitaro bya Gicumbi akomeza avuga ko nawe atarafite umuntu umugemurira ku buryo kuva bwacya yari atarabasha kugira icyo akoza ku munwa. Ngo rero arashimira icyo gikorwa cyiza beretswe n'abo bana b'abapasiteri. Undi muturage nawe witwa Mukakaramira Esperance nawe yishimiye kino gikorwa cyiza beretswe n'aba bana b'abapasiteri, aho nawe yagize ati twishimiye ko mwaje kuduhembura kuko iyo umuntu abonye icyo arya n'icyo aha umurwayi aba yishimye. Umuyobozi w'abana b'abapasiteri Ruzagiriza Elisha mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko nk'uko bakoze iki gikorwa bazakomeza kwifatanya n'abababaye nk'uko Bibiliya ibiteganya. Uyu muyobozi w'aba bana b'abapasiteri yagize ati
Nk'uko twakoze iki gikorwa, tuzakomeza gufatanya n'ababaye nk'uko Bibiliya ibidusaba, kuko tubikora twuzuza ibyo ijambo ry'Imana ridusaba. Muri Yesaya ibice 40 umurongo wa mbere haravuga ati, nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Iyo dusuye abarwayi cyangwa abababaye, dufata umwanya tukabaganiriza, tukabaha amagambo y'ibyiringiro abasubizamo imbaraga. Bituma bumva batari bonyine, ariko tuba tunasohoza ibyo Yesu yadusabye, kuko yaravuze ngo hari ubwo azatubwira ngo nararwaye murasura, narishonje murangaburira. Ibyo rero tubikora ngo dusohoze gukiranuka. Ruzagiriza ahamya ko impamvu y'umwiherero bamazemo iminsi 3 ari uguhura bakamenyana mu rwego rwo kwagura umuryango, bakaganira ibiganiro bitandukanye bigamije kubahuza mu buryo bw'umwuka no mu by'umubiri. Iki gikorwa abarwayi bakibonye nk'icy'agaciro, ngo kuko ngo aba bana b'abapasiteri baberetse ko batari bonyine, ahubwo bafite n'abandi babitayeho. Umwe muri bo yagaragaje ibyishimo bidasanzwe afite nyuma yo gusangira n'aba bana, anasaba abandi kujya bakora igikorwa nk'iki bano bana bakoze. Iki gikorwa kandi cyakozwe ku mutima n'ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi, aho bavuze ko bashimiye bariya bana bakoze kiriya gikorwa, ahubwo bagakangurira n'abandi bafite umutima mwiza kujya baza gusura abababaye mu bitaro, ngo dore ko hari uza mu bitaro akahamara igihe kinini nta n'umuntu afite umwitaho, ngo bibere n'abandi isomo. Abantu benshi bashimiye aba bana b'abapasiteri bitewe n'iki gikorwa cyiza bakoreye aba barwayi. Reka natwe dusoreze hano amakuru yacu y'uyu munsi, ari nako dushimira umuntu wese wakoze subscribe cyangwa sabone. Niba nawe utarabikora, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mugire ibihe byiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.